Boom 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 boom, yowe bogare, yowe bogare. Ni bogare muri ya gahunda yacu yo kumenyekanisha intara, ariko tuzana showbiz ku muhanda. Showbiz ku muhanda kuba bizi mwese, like nk'uyu munsi turi tariki 22 nibwo nkoze ikiganiro, ariko tariki 27 ahitwa Canal Olympia ku Irebero hazaba icyitwa icyumba cya rap. Ese uzajya mu cyumba cya rap ugiye kumva iki? Uzajya ugiye kureba iki? Ngiye kubakorera part 1 mvuga ibizaba biriyo, mwebwe muraza kumbwira. Ndahera ku bagabo babiri nyine, mvuga ibikorwa byabo twumve niba koko dukwiye kujya mu cyumba cya rap koko by'ukuri. Ngiye kuvuga ndahera ku witwa Riderman na Bulldog. Ahagana tariki mu kwa gatanu tariki 31 niba nibeshye, nibwo aba bahungu basohoye icyitwa icyumba cy'amategeko. Icyumba cy'amategeko cyari kigizwe n'indirimbo kamvuga izo nibukamo, ni zose ndibukamo iyitwa hip hop, iyitwa mubaniga, bakunda bapfu, nkubona fo na miseke igoramye. Ku bantu bakunda ibintu by'ubuhanzi, mpamya ko umuntu wumvishe iyo EP, izo ndirimbo 5, nta cyamubuza kuza muri iyo konseri ya icyumba cya rap. Ariko ku ruhande rwabo, abantu benshi bazaza kumva Riderman aririmba za ngoma ze ati nk'igihano n'izindi. Kemozera nawe azaba abaririmbira nyinshi, ariko reka tugaruke kuri Kemozera uyu mwaka nawe ibyo yakoze. Kemozera uno mwaka nawe aho yagaragaye cyane, yagaragaye kuri album ya Riderman, aho yakoze cyane featuring na Young Generation, featuring n'abana bato, harimo uwitwa Bruce the First, harimo uwitwa Juno. Aho kuri Bruce the First bakoranye bwe nizere ko muyiza aririmba ati Kemo sima time shit zivuga mu gake, murayizi. Ahita nakubita Juno kuri collabo yitwa Puta. Kadukomeze. Uwo ni Bulldog ibyo yakoze, kandi nawe azabatamo ingoma ze nawe n'izindi. Kandi icyo cyambere kizabazane ni amategeko, ni icyumba cy'amategeko bazagikubita we na Riderzo. Kandi nawe azabatamize ze za Danger, Hafi n'izindi yakoze kera. Twakomeje uwitwa Riderman na Bulldog mbavuyeho ndabarenze, tugiye gukomeza kuwitwa Street Goat Zeo Trap. Utaje mu cyumba cya rap kumureba waba ubyishe, kubera ko nka uno mwaka ari mu baraperi bakoze neza pe, mbivuze ntago naba mbeye, kuko Zeo Trap mu mwaka utangira dukubise yitwa Mugo, akurikizaho gusa muri Mugo hahise yitambikamo ikintu cya beef, nacyo cyaryoheje rap, nacyo kitakubuza kuza kureba. Beef yari irimo Ishkefni na Horix, gusa ikigaragara neza wayitsinze twese turabizi. Ariko muri iyi minsi iyi ngiyi nyuma ya beef yahise dukubita Tamba, ariko Tamba ntago ariyo ngiye kuvuga iyitwa album yitwa Ntago Anoga album rwose yamukubitiye, iriho ingoma zitwa Kristo Yezu, Ihene y'Agasozi n'izindi. Gusa ni indirimbo 20. Ndimo kubabwira ikintu cyatuma muza mu cyumba cya rap. Dukomezanye na Ishkefni, mpita nsoza kuri part 1, nzabakorera part 2 ni mu binsaba mvuga abandi baraperi, mvuze ngiye kuvuga bane. Uwa kabiri ni Ishkefni nawe yagaragaye muri bwebwe, ariko nawe yakoze EP yitwa BTS, urumva. Nayo iriho indirimbo zitwa iki n'izindi, ari n'indaherutse gusohora. Rero icyo nibyo bizatuma mujya mu cyumba cya rap, ibyo bintu nibyo byatuma mujya mu cyumba cya rap. Kandi ikirenze ni ukuntu Tuff Gang basubiranye, witwa Fireman, P-Fla, kubona ingoma yabo bayihuriyemo barenze 3 byabaga ari ibintu bya Danger. Gusa uyu mwaka barabikoze mu ndirimbo bahuriyemo na Calvin Banda bita Umugabo. Ibyo ngibyo nibyo part 1 bakoreye byatuma ujya mu cyumba cya rap. Subscribe for part 2, nze mbatemo n'abandi bahanzi bari kuri liste, barimo Dani Nanone, barimo JC n'abandi. Subscribe aho hasi babwira icyatuma uza mu cyumba cya rap. Papa Bogari bizaza. Boom.